umunyarwanda yaciye umugani ugira uti akaruta kandi karakamira, undi nawe aryungamo agira ati icyo uzaba ntaho kijya ahubwo muragendana. Iyi migani nayo ni inshoberamahanga mu by'ukuri, ariko witegereje neza mu buzima busanzwe nibwo ubona icyo abaciye iyo migani bashakaga kuvuga. Nanjye nkongeramo ngira nti burya umugani ugana kariho. Ubundi iyo ukiri umwana uba ufite inzozi nyinshi, ugahora uhinduranya icyo uzaba cyo bitewe n'ikigushimishije uwo munsi. Nuko rero nabo twita intangarugero zacu mu byo dukora, nabo batari bimenya ngo bafate umurongo ukwiye baba bo twigiraho uyu munsi, niko nabo bari bameze. Uyu munsi naguteguriye urutonde rw'abahanzi 5 bakomeye muri muzika nyarwanda bakundaga umupira w'amaguru, bazi kuwukina kandi cyane ku buryo yabo wabarebaga bakina cyangwa nabo ku giti cyabo bakiyumvisha ko ari wo mwuga uzabatunga, ariko nyuma na nyuma bakaza kwisanga ari abanyamuziki b'ibitangaza, bikaba ari nabyo bibatunze kugeza kuri uyu munsi wa none. Nongeye kugusuhuza wowe ukunda B+ TV, by'umwihariko ikiganiro The Play, aho tuganira ku buzima bw'ibyamamare mu gisata cy'imyidagaduro. Urukundo rwawe ni urw'agaciro gakomeye. Njye waguteguriye nkaba ngiye no kukugezaho iki kiganiro. Nitwa Roger Viz. Ku mwanya wa 5 turasanga umuraperi w'icyamamare uzwi nka Fireman. Ubundi Fireman amazina ye yiswe n'ababyeyi n'Uwimana Francis Ivan Rashid Ronald. Yavutse ku ya 4 Mutarama 1989, avukira i Kigali mu bitaro bya CHUK. Nuko nyuma nyina yo kwitaba Imana ari kumubyara, uyu muhanzi yahise ajya kurerwa nabo mu muryango wo kwa nyina, kuko we yivugira neza yuko atazi se umubyara. Nuko ajya kurererwa i Gisenyi. Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 yaje kumusanga afite imyaka 5 gusa, aho nibwo yahunganye n'abamureraga maze bahungira mu gihugu cy'abaturanyi cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yagarutse mu Rwanda mu 1996, ahita atangira amashuri abanza, ayiga kuri École Primaire de Remera mu Giporoso, akomeza yisumbuye icyiciro rusange ariyo Troncome muri École Secondaire de Ruhango, akomereza muri Lycée de Kicukiro aho bita kuri APADE, aho niho yaje gukomereza mu ishami rya Gestion et Informatique. Nyuma yaje kuhava ajya kwiga muri Groupe Scolaire Ndangaburezi mu Ruhango. Amashuri yisumbuye uyu muraperi yaje kuyasoreza i Kibungo. Abantu biganye nawe aho hantu hose bemeza badashidikanya yuko yari kuzanavamo umuzamu mwiza wanafatira ikipe y'igihugu. Ubundi Fireman yakuze akunda umupira w'amaguru anawukina, uburyo yumvaga ari nawo mwuga uzamutunga. Umukinnyi yafatiragaho icyitegererezo ni Gigi Buffon nk'uko abyivugira mu magambo ye, ariko ngo nyuma yaje kubura ibikoresho n'umwanya, bituma ahagarika guconga ruhago atyo. Nuko yatangiye muzika rero, ayitangira aririmba mu njyana ya R&B yitwa Ginty WD. Nyuma yaje guhindura injyana, yinjira muri hip hop muri 2004 ari kumwe na Bulldog na JC, bakora itsinda baryita Magic Boys, bakajya bakorera umuziki wabo muri studio ya TFP. Kuva muri 2005 kugeza 2006, Fireman na Bulldog baje gukora irindi tsinda baryita United Monsters. Muri 2008 nibwo bahuye na Green P na Jay Polly, maze bakora Tough Gang. Nyuma haza kwiyongeramo na P-Fla, baba babaye 5 batanyeganyezwa. Nuko baje gufata umwanzuro udasubira inyuma wo guhindura icyerekezo cya hip hop nyarwanda. Fireman avuga yuko kuba atarakomeje gukina umupira w'amaguru atabyicuza, kuko akunda umuziki kandi yuko umufasha gutambutsa ubutumwa bwiza bwo guhindura isi neza kurusha uko yayisanze, abinyujije muri rap.
ku mwanya wa kane turahasanga umuhanzi w'icyamamare uzwi nka The Ben. Amazina ari mu irangamuntu ye ni Mugisha Benjamin, yavutse tariki ya 9 Mutarama 1987, avukira Kampala muri Uganda. Ni umwanditsi w'indirimbo unaziririmba neza byahebuje mu ijwi ry'igitangaza. Ariko nubwo mubona akora muzika kinyamwuga, uyu nawe yabanje kugacishaho muri ruhago, kuko mu myaka y'ubugimbi bwe yiga mu mashuri yisumbuye nko muri Eseki no muri Groupe Scolaire Gahini, yari umukinnyi w'umupira w'amaguru ukomeye cyane. N'ubiyubajije abiganye nawe icyo gihe bakubwira yuko iyo ahitamo gukina umupira w'amaguru akareka muzika, Afurika iba yarabonye undi mukinnyi wa kabiri w'umunyafurika kavukire watwaye Ballon d'Or nyuma ya George Weah. Mwanya wa gatatu turahasanga Juno Kizigenza. Itariki 23 Ugushyingo mu 2000, ku Kicukiro havutse umwana w'umuhungu, ise na nyina bamwita Kwizera Bosco. Ubu mu muziki twe tumuzi nka Juno Kizigenza. Ni umuhanzi dukunda kubera ubuhanga bwe bwo kuririmba n'ubutumwa bwubaka sosiyete buba bukubiye mu ndirimbo ze. Uyu musore upima 1 na santimetero 85, nawe icyo wamenya kuri we nuko impano ye yo kuririmba yaryamiye iyo gukina umupira w'amaguru, kuko nuba izina kiyita no mu muziki rya Kizigenza yaryiswe na se kubera ubuhanga yarushaga abana bose bakinanaga umupira w'amaguru. N'uyu munsi wa none iyo abantu bamubonye awukina bemeza ko iyo akomeza gukina umupira w'amaguru, Amavubi yari kuba ari umukandida mwiza wazatwara AFCON 2025. Reka dusimbukire ku mwanya wa kabiri, aho dusanga umuhanzi w'icyamamare uzwi nka Kenny Soul. Uyu ni umwe mu basore bakunzwe cyane muri muzika nyarwanda. Yavutse tariki ya 24 Mutarama mu 1997, maze ababyeyi be bamwita Rusanganwa Norbert. Kubera ibigwi biranga amateka yubatse mu muziki, twe tumuzi nka Kenny Soul. Yize amashuri abanza ka Gasunzu, ayisumbuye ayiga kuri Ekose Musambira. Uyu Kenny Soul ubundi avuga ko kwinjira mu muziki atari ikintu yari yaratekerejeho kera akiri muto, kuko yabanje gucongaho ruhago aho yari umukinnyi ukomeye w'umupira w'amaguru. Uyu musore muri 2015 yakiniye ikipe y'abana ya Esperance, ayivamo ajya muri Kiyovu Sport FC. Iyi Kiyovu yayikiniye muri 2016, icyo gihe yakinaga ari umuwinga ukina kuri 11. Mu kibuga Kenny Soul agikina yahuriyemo n'abandi bakinnyi b'ibikura nkota nka Lage wahoze akinira APR FC, Savio n'abandi benshi batandukanye. Twihuse ku mwanya wa mbere turahasanga Platini P aka Babalao. Platini ubundi yitwa Nemeye Platini, yavutse muri Nzeri 1988, avukira i Bukavu muri Kongo, kuko niho ababyeyi be bari barabaye kandi bahamaze igihe kirekire. Nyuma yaho baje gutahuka nk'abandi banyarwanda bose, maze atangira amashuri y'abanza, ariko abiri ya mbere yari yarayize muri Kongo. Nuko bageze mu Rwanda, amashuri abanza yakomereje kuri Ecole Primaire de Nyanza ya Kicukiro. Troncome yayize kuri Ecole Secondaire de Gasangi Byumba, akomereza mu rwunge rw'amashuri rwa leta i Butare. Nyuma yaje kwiga kaminuza muri Kaminuza Nkuru y'u Rwanda mu ishami ry'itangazamakuru. Uyu mugabo mbere y'uko akora umuziki, akiri muto yari umukinnyi mwiza w'umupira w'amaguru. Yakinaga ku ruhande rw'iburyo, right wing, aho bakunze kwita kuri 7. Aho niho yacaga atsinda ibitego, ibyatumye atoranwa mu bana batarengeje imyaka 15 bagombaga kujyanwa muri Suwede na Roger Palmegren wari umutoza w'ikipe y'igihugu Amavubi kuva muri 2004 kugeza muri 2006.
Platini wacaga kuri karindwi agatsinda ibitego yashimwe bikomeye n'uyu muzungu ndetse aza kugera ku rwego rw'igihugu. Aviramo ahatoranyijwe abandi bana bakajyanwa muri Suwede mu myitozo yagenewe abana bato bagaragazaga impano hano mu Rwanda. Ku gitekerezo cya Roger Palmegrene wari umutoza w'ikipe y'igihugu Amavubi washakaga kuzamura abana. Platini yaje no gukina mu cyiciro cya kabiri mu Ntare FC, ariko nyuma yaje kuvunika imvune y'igihe kirekire biba ngombwa yuko ahagarika umupira w'amaguru, maze nyuma na nyuma yisanga muri muzika. Nawe rero wumvisha hari umuhanzi tutashyize kuri uru rutonde uzi wabanje kubica bigacika muri ruhago mbere yuko yisanga mu muziki? Waduha iyo nyunganizi ukora uru rutonde rwawe muri comment. Ufata umwanya ugakurikirana ibiganiro byacu ni iby'agaciro gakomeye, turagushimiye. Njye wumvaga nitwa Roger Twiz. Naho uramutse wakunze ibyo nkora, wagaragaza imbamutima zawe unyarukira kuri YouTube channel yanjye ni Twiz Nation, ugakora subscribe, ubundi ukahasanga ibiganiro bindi bitandukanye by'ibyamamare mukunda, iby'amateka ndetse na politike. Naho kuri Instagram ni Roger Twiz. Ciao.